ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ngewe nitwa Prince Robert, muhungu w'Imana n'abanyarwanda. Ndi kumwe na Pasiteri Byishimo, mumaze kumumenyera iyo yaje kugira ngo twicare tuganire. Ubu tugiye kuganira, reka ngo ikaze muri iki kiganiro cyacu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda. Murakoze cyane, natwe turishimiye kuba turi kumwe muri uyu mwanya kandi tumeze neza. Yego, nagumye kunyuza amaso hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ngeze ku gihe mbona inkuru idasanzwe, navuga ati ndaza kwicara nyiganeho na Byishimo. Uti inkuru idasanzwe wabonye niye? Mbaza muri kagira inkuru. Tikagira inkuru. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti Apotre Mignone Kabera yimitse abapasiteri 25 b'abagore. Iyi nkuru yanditswe na Emi Nsengiyumva. Ndumva umunsi umushumba mukuru wa Noble Family Church akaba n'umuyobozi mukuru wa Women Foundation Ministry kanyuzemo amaso. Ndaranganye nkozi bakojeje baba muri bino barandika, nanjye kanyuzemo ijisho nk'umunyamakuru. Content iri muri iyi nkuru ni y'imikwa ry'abagore b'abapasiteri 25. Iyo hakaba n'abandi 300 bimitswe bagiye gusavinga izindi service. Ariko intego nyamukuru yatumwe basengerwa nyuma yo gusoza igiterane nuko umuyobozi mukuru wa Women Foundation Apotre Mignone yavuze ati cyatumye ngewe ntekereza kwimika aba bashumba b'abagore nuko nabonye ko hari ikibazo cy'abana b'abakobwa bahohoterwa, sibyo, mu makorari, bamwe bakajya kubwira abagabo b'abashumba ibibazo byabo bikarangira bagize gute babahohoteye banabasambanyije. Ubwo n'abagabo bo mu itorero ry'iwabo, iyo abakobwa bo muri korari bagiye kuba yabyo wibikonfirma, ahubwo nahandi ndi gukotinga inkuru. Niyo mpamvu nahereye ku gihe. Uko ni kubyumva. Si nkuru ndi kushingira ku mwanditsi uko yanditse. Nyine inkuru sibyo iravuga ko Women Foundation yego na Noble Family Church ni ikintu kimwe, bimitse byose bishumbwe na Apostle Mignone Kabera. Uyu mwa Apostle yarambitse ibiganza ku bagore 25 ngo bahabwe inshingano ya gipastor. Igitangaza kirimo nuko muri aba bagore nta mugabo n'umurimo. Hari n'abandi 300 uretse arangije kwimika abapastor, yimika abandi bakozi bo mu byiciro bitandukanye 300 nabo b'abagore gusa batarimo umugabo n'umwe. Bivuze ko Mignone yimitse abagore ku mugaragaro 325, haraburaho abagore 30 niba atari 40 kugira ngo buri munsi abafite umugore uri buze gukora bingane n'imisi y'umwaka 300. Wabona abari basanzwe muri service bahura n'uwo mubare. Ubwo byo byaba n'imyaka 2. Noneho yego arangije akora icyo bita kudefanda, gusobanura kuko ibi bintu biteye ikibazo. Ni yaba ari irobanura cyangwa ivangura cyangwa iheza, mu gihe uyu mumama wubwe avuga ko mu ntego ze yarwanya intambara yo kugira ngo arebe uburyo abagore bava mu gushikamirwa no guhohoterwa bagahabwa agaciro. Byaba birenze guhabwa agaciro, ahubwo noneho bibaye nko kubohoza. Kuko niba yararwanye kugira ngo nibura abagore nabo umuhamagaro wabo wumvwe, babe nibura bahabwa ubupastor, noneho akaba ageze ku rwego noneho atibuka ko habaho umugabo, akarobanura abantu 325 ntashyiremo niba reka tubare ko ari ibizinga, ntashyiremo n'ikizinga kimwe cy'umugabo ngo avuga ati nzamucungira. Uretse mbabarira abafaransa iyo babara, uretse ntavuga ati reka shyiremo umugabo umwe nzamukurikirana nka Apostle, nigira nabi tuzikubitana hasi, ariko reka shyiremo umwe.
ntamushyiremo ati uretse ibi bintu niba atari uguterekera akaba ari nta kindi kintu kibyihishe inyuma ibi bintu Apostle Mignone yakoze niba atari uguterekera akaba ari nta kindi kintu kibyihishe inyuma byishimo ndabikurikirana icya kabiri iburetse abakozi b'Imana se ubwo niyo yaterekeye none se ngewe mvuze iki kindi umuntu aterekera iyo akorera umuntu aterekera iyo akorera sibyo kandi ntabwo uzi ntuza mushuti we ntuza Mameya se mushuti we Grace Room yego Mameya Grace Room ntuzi ko yambitse abantu ibyera muri nuza tukavuga tuti ibi bintu namanza tuti birabi ibyuya nibiba amaraso yego arega hari ibintu abantu bagomba kwibazaho kuko nyine turi abantu bazima tunatekereza tukumva ariko yabisobanuye nyine nibyo nari ndi kuvuga yagize ibyo bintu byo gusoma inkuru abantu bajye ku gihe ntago hano kuri za YouTube hano ni break news hano kuri iyi mihanda iyo ugiye gusoma abantu bavaho bakagenda nyine uvuze ngo biri ku gihe ahita ajye kwirebera ku gihe ahubwo abantu baravuga bati Robert nk'umuntu twakoreye subscribe iki kintu cyo kwimika abagore gusa arakivugaho iki naho rero ese Mignone yabaye ADPR icuramye kuko ADPR ihagaze yari ifite abagabo gusa ubwa ADPR icuramye yaba ari abagore gusa ese Mignone byaba byagenze gutya reka twumve rero ibisobanuro yatanze ko byumvikana sibyo yagize Mignone yagize ati maze igihe nitegereza ndeba neza sesengura yego mbona ndangije ngewe nganira n'abakobwa yego b'abakirisitu bo mu makorari naje gusanga iyo bahuye n'ibibazo mu buzima busanzwe bajya kwaturira abapasitoro b'abagabo bamara kubaturira abo bapasiteri b'abagabo nabo ubwabo yahise abivuga ngo bakabasambanya bamara kubasambanya ubwo urumva umukobwa arangiritse na pasiteri nawe arangiritse uranyumva neza ahitamo kwambura inshingano abapasitoro b'abagabo yo kujya batuza cyangwa batanga icyo bita kire dame ni muri pastorali barabyiga muri theologie pastorali mu isomo bita dialogue pastorali hama ikintu bita kire dame bivuga iki ko ntayize kire dame nyine ni ikiganiro mfasha bugingo kigenerwa umuntu umugabo n'umugore bafitanye ibibazo cyangwa se umwana w'umukobwa cyangwa w'umusore kihariye ushobora kuba yahuye n'ibibazo ahanini bijyanye n'ibyo mu muryango cyangwa se n'ibyo mu bijyanye n'imibereho ijyanye n'imyororokere ibyo ngibyo agenerwa icyo kiganiro mfasha bugingo ku buryo kimwunamura ikiganiro pastor w'umugabo yamuhaga ni nyoreka bugingo cyangwa ntaba bugingo ahubwo akarushaho kumuhamba bivuze ko Mignone abapastor b'abagabo afite abizera ni ukuvuga ngo abakobwa bakomeretswaga n'abapagani bagera mu itorero kwaturira abapasiteri bakabahuhura si byose bakabahuhura ndibaza ni mu marembo none Bernard kuramagaye kaka Bernard uranyumva cyangwa kandi gishure nderanya Bernard yaro bavuze munsi yoko oya sawa pasiteri b'abagabo so pasiteri w'umugabo kwa Mignone genda mubaza ndi ahubwo pote Mignone katumubaza ya birura babarazanye muri ADPR nabyo byararikoze iburetse ngewe sibyo ibi bintu bujya tujya dusenga Imana gusa dutuse sibyo Imana izagituzanira igisubizo ndabaza Bernard ni guhamagaye kanga uranyumva yakwa Bernard uranyumva uragira uti no nawe ari mu bapasiteri b'abagabo kandi ntabwo akigera ku gatute no muri iyi minsi bamaze muri Beka Arena Bernard nigeze agaragara ku gatute ariko ari mu kazi suzi ko oya arazira iki kandi igihe iburetse
aha noneho rero c'est dommage antuka birababaje birababaje katubanze tubabare gato unameho gato nk'abantu bababaye tubabare abakunzi rero ba Byishimo official n'abakunzi ba Press Robert TV Rwanda hanyuma yaho Apostle Mignone Kabera umwe mu bagore Byishimo yemera pe ntago mwemera ko ari umukozi w'Imana kuko ngiye Imana akorera sinyizi ariko niba Imana akorera iyo ari yose yaba ari nziza yaba ari Imana akorera yaba ari nziza yaba ari na shitani akorera yaba ari nziza yaba ari n'umuntu akorera uwo muntu ubutumwa yamuhaye bwaba ari ubutumwa bwiza icyo kintu gisobanure neza nge ntago nyumvishe neza ndavuze ngo Apostle Mignone ndamwemera 100%. Ariko ntago mwemera nk'umukozi w'Imana kuko singewe ubasuzuma ntago mfite ikintu gipima neza ngo ndacyapima sibyo ndacyapima ngo nkonfirime ariko niba akorera Imana wamuhaye akazi kadukoresha ijambo ryiza wamuhaye akazi yaba ari Imana yaba ari shitani yaba ari isi yaba ari umuntu yaba ari ubwe ariko akora neza pe akazi ke n'umurimo we Apostle Mignone n'urugero rwiza rw'abantu bitwa abihaye Imana hano muri iki gihugu cy'u Rwanda yagakwiriye kubabera urugero sibyo kandi uretse n'abitwa ko bakorera Imana n'undi muntu waba wikorera n'ibintu bye nanjye kuri YouTube ndashaka gukora nka Mignone ndashaka gukora nkawe kuba ibintu byanjye biri ku mutima kuba ibintu mbishyiramo imbaraga zose ubwenge bwose nkabishakira amaboko aho nayakura aho ariho hose sibyo nkabibyaza umusaruro mu buryo bwari bwo bwose kandi bikagirira umumaro ababijemo bose icyo kintu Mignone coup de chapeau gishimira kubera iki ariko se konyobye kuko ngiye kuyoba ariko reka ngaruke ndakora ikindi kiganiro cyo gushimira uyu mubyeyi ariko abakunzi ba Byishimo official abakunzi ba Press Robert Rwanda hanyuma yaho intumwa y'Imana Apostle Mignone Kabera asengeye abagore 325 bose kugira ngo baze kuyobora abagore bagenzi babo birumvikana ko abagore nta mugabo bazayobora kuko bagiye kuyobora abagore yavuze ngo abagore babiyumvemo nta mugabo bazagira gute bazayobora ubwo muri Women Foundation na Noble agiye kudiviza abagore ku bagore n'abagabo ku bagabo ibyo wenda nibyo oya reka da nese mu musigiti bimeze gute abagore bicara ukwabo abagabo bakicara ukwabo mu bihugu by'abayisilamu no kwa muganga consultation y'abagore n'iy'abagabo ziba zitandukanye urabyumva neza umuntu wese akatukwe n'unduko oya ibyo byo no mu Rwanda ubu bwiherero habaho ubw'abagabo n'ubw'abagore ahubwo nge ndavuga kwa muganga isuzumiro ry'abagore riba ririmo dogiteri w'umugore aho abagore binjirira umusekirite ubuhari ni umugore mu bihugu by'Abarabu entre niba bapima bacecinga n'ebyiri iyo abagore haba hagaze umugore ari we urasaka abagore abagabo umugabo ari usaka umugabo wera mu misigiti niko babimeze abagore ukwabo abagabo ukwabo urabyumva neza niba umugore agiye kubyara nta mugore ugomba kubyazwa n'umugabo nta mugabo ugomba kujya kureba amagara y'umugore utaruwe ibyo birazira nibyo kandi koko buriya bifite nawe wibaza umugabo ureba ubuzima bw'abagore buri munsi aba bagabo b'abajenekologe akaba areba ubuzima bw'abagore buri munsi abagore nka 30 baca imbere ye uyu mugabo utekereza ko atari igisenzege uretse kumubona agenda uyu mugabo ntaba yararangiye ni nabyo Apotre yavuze Apostle ndamwemeye cyane ibisenzege ari byo hani mu isi my friend hani mu isi Mignone azikwana ari mu isi sibyo yavuze ati abagore ibumoso abagabo iburyo uranyumva neza niba atari ibyo
reka nkubwire noneho yego abapasiteri bose b'abagabo minyoni mu minsi iri imbere agiye kubirukana. urumva kuba muhemukiye abapasitoro bose b'abagabo muri Noble Family Church na Women Foundation akose byishuwe bagukoreye ibintu nk'ibi wabirukana. Umuntu aje kukugisha inama n'umwana w'umukobwa. Ese niba abapasiteri barasambanyije abakirisitu, yego abapasiteri bakasambanya abantu bangiritse bagakwiriye gufasha, urumva se kubirukana bidafite logique? Yes, ahubwo nanone ikintu nabwira Apotre acekinge neza, ntabwo aracyumva kubera bagukurikiye sha ntabwo kizamugeraho cyavugwa n'ikize kumugera hagati yawe nawe harimo intera nini, harimo umworera harimo umworera. Bwira ikintu wabwira abagukurikiye. Yari ashaka kohereza ubutumwa nzi butazagera rwose, ntabwo buzagerayo. Ndi kwibwirira abadukurikiye, niba ufite umugabo wakaba ari paseri kwa Minyoni kurayo byarangiye. Niba ufite umwana wakaba ari umupaseri kwa Minyoni kuraho byarangiye. Niba ari umukobwa bajya kujya gusengerayo umenye ko niba hari ikibazo yagishije inama kuraho tayari kuraho. Ahubwo tunasabe ribu yegere Minyoni kugira ngo abakubite liste y'aba bapasoro bakoze ibi bintu kugira ngo nabo babe bakurikirana. Ibintu birababa. Rega nibyo turimo nibyo na leta iri gukangurira abantu. Hari abantu batwangirije urubyiruko. Naho abapasiteri barimo. Ntaho baba bataniye na za Kiwingu. Ya bitaniye hese. Ntaho baba bataniye. Tugarutse rero kuri uyu mubyeyi, impamvu nakubwiye ngo nari inyobye, reka nongere nsubireyo. Niba hariho abantu u Rwanda rukeneye, yego Aposo Minyoni cyane, nyakubahwa Gitwaza intumwa y'Imana, dore ni nayo wamubyaje ubutumwa bwiza. nyine buriya hagira none se nta kundi, ariko none ubyara umwana agamenya ubwenge bukuru, akaba umwami agategeka igihugu, ukaba umuturage. Gitwaza Paul, yego Masasu, Izayi Ndayizeye, Julienne Kabanda n'abandi ntavuze, n'abamasengo ntabwo ari njye umuvuze. Nanjye ntabwo nashyizeho professeur. Bagende bajye muri Noble Family Church, bajye kwiga, bicare bige, bajyeyo bige, kuko arabarusha pe, arabaruta ntabwo abarusha. Akayunguyunguke kararuta ikiganza cyabo, akayunguyungu ka Minyoni karuta ikiganza, kararuta intoki 10 z'aba bantu bitwa abakozi b'Imana dufite no ku butaka bw'u Rwanda. Mu gihe ibaretse reka nze nkubwire, mu gihe abapastor abashumba b'amadini barimo kurwana no kwirukana abapasteri, mu gihe barimo kugenda bavoma amaraso batitaye ku biro umuntu afite, Minyoni warimo kugenda atera abantu amaraso. Twabonye abantu bitwa ba Nyirapasika bageze kwa Minyoni ubuzima bwarahindutse, ba Pastor Theo Inzahuke amazina yabo yahindukiye kwa Minyoni. Twabonye ba Pastor Bernard abo nubwo bari kuri benshi ariko n'isura ye ntabwo igisa nuko yavuye muri ADPR, kandi bwacya yakize ntazongera kuyirwara, byararangiye. Burya ntawe ukira bwacya ngo yongera yigware, burya yararuneye. Urumva twabonye abantu bitwa ba Goreti DJ n'umugabo se brawe ni imitwara nawe buriya arimo se twabivuze se. Urumva twabonye DJ n'umugabo ubu barajya bari mu Bushinwa muri Kenya, amagara yaraje, bazanye amagara meza, bazanye amagara. Twabonye nta magara mababahosha kubera magara mabi n'urupfu. Twabonye n'abandi bantu batandukanye, bantu ba Marioneri, ubuzima bunayendereya. None Minyoni wateguye semineri, reka mbisabe nyakubahwa Aposo Minyoni, tegura semineri yagenewe abantu
bitwa abakozi b'Imana bo ku rwego rwo hejuru b'abareperezanta bashumbye bahagarariye amadini n'amatorero. Aba bantu ubatumire mu bushobozi Imana yaguhaye, ubateranirize ahantu aho hantu ntuzahashyire imikeka, ntuzashyire n'amanuza n'amatapi, bazicare hasi. Mu bintu uzabigisha uko bafata umukozi w'Imana, sibyo? Wigisha abashumba uko bazajya bafata abapasiteri babo, ubigisha uko bazajya bafata abahanuzi, ubigisha uko bafata abavugabutumwa, ubigisha ukuntu abantu basangira ibyaje mu itorero, bakabisangira bose, bakabyenjoyinga, bakabyishimamo. Kuko Minyoni nta kirombo afite cya zahabu. Minyoni nta yindi business twaba tuzi muri iki gihugu cy'u Rwanda akora ngo tumenye ngo ngewe nanayimenye najya nanayamamaza. Nayamamaza rwose, menye ko hari alimentation afite cyangwa uruganda, ntago tuzi, sibyo? Minyoni business ye ni spirituel, nibijyanye n'ubutumwa avuga. Wabumuhaye niwe ntazi, sibyo? Kuko ataramumbwira, birumvikana. Nanjye nzagira amahirwe nanjye nkagera muri Nobu, hanjye bakambwira, sibyo? Ariko ababwire, abigishe, abamenere no kwibanga, abigishe ba Isaya, abigishe uko abapasitoro bafatwa, abigisha ukuntu abantu basangira amaturo n'icyacumi byabonetse, abigisha ukuntu abantu bagera i Filipi bakubakirwa, abigishe inshingano z'itorero ku muntu urikorera, azigisha iki itorero rigomba kumarira umuntu wahanuye, abigisha iki itorero rigomba kumarira umuntu uvuga ubutumwa, abakristo bagahembuka. Ko nawe hari ibintu, erega niba hari ibintu umuntu akanguye, nawe hari ibintu biba byaramusinziriyemo ugomba gukangura, sibyo? Ibintu bikagenda neza. Minyoni rero abigisha ukuntu habaho collaboration y'ubushuti, buretse gatoya, abigisha ukuntu hagibaho collaboration y'ubushuti, uri kumva? Urabona ukuntu asabana na bakayanja, sibyo? Abapasi nabo bagende babyige. Oya, none se n'ubundi ko ari hahandi suko undi ni hahandi harya mbwa yanjye insuko suko, sibyo? Kandi uriye bujye ufata ikirundo, sibyo? None ubundi yewe aho kuyoboka umupfumu nayoboka shitani nyashitani kabisa, kuko hagati y'umupfumu na shitani harimo intera nini, sibyo? Nakwigira kwa shitani rero original, siko bimeze. Ariko none se na Bibiliya baho kuyoboka umuntu runaka, wayoboka kuyoboka umugaragu w'umwami, nayoboka umwami nkigirayo, nkapfukama ibwami. None rero wenda tunasoza, yego, nkore intro. Ni ukuvuga ngo nongere mbwira abantu badukurikiye kuri Byishimo Official na Prince Robert Rwanda, mbabwire nti Apostle Minyoni iki gikombe cy'abantu b'intashyikirwa, arabahiga, bitwa bambaye umwambaro w'abakozi b'Imana hano mu Rwanda. Iki gikombe ni icye, Apotre Gitwaza ntukanura amaso ngo ukirebe, ba Bishop ntuzana ntuza, ba Revera kanaka. Iki gikombe ni icya Apostle Minyoni. Hari indirimbo ngiye kumutura, noneho ngo arabarenze muri no minsi. Iburetse abapasitoro b'abagabo mwese muri kwa Apostle Minyoni yabirukanye, sibyo? Kandi reka birukane mugiye, none se pasitoro wa mungani nkaho yafashe umukirisitu neza, niba pasitoro arahohotera abakirisitu, agomba Minyoni ni sawa, irukana birukana kuko amatorero y'abagabo yarananiwe. Urumva Women Foundation na Noble Family rigiye kuba itorero ry'abagore. Urumva Minyoni afite ubutumwa, afite misiyo, ubwo turamwita nka Pawulo ni wavuze ngo n'umwana w'icyenda, ubwo Minyoni nawe n'umwana w'icyenda. Urumva mu gihe ba Petero bari bibanze mu banuza mu Bayuda, Pawulo yagiye mu banyamahanga. Ubwo rero
Minyoni azanye imboni nshya, azanye iyerekwa rishya, azanye ibwiriza rishya, azanye isomo rishya, azanye ikinyejana gishya, azanye ivugabutumwa rishya, ahinduye amateka y'ivugabutumwa mu Rwanda, sibyo? Azanye ikintu twakwita icyiciro cya kabiri gifite umurongo mushya, urumva? Nk'uko tujya tuvuga ngo nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ubu nibwo tugiye kujya tuvuga ngo nyuma nyuma y'ibi, nyuma y'aho ADEPR biragaragara ko Minyoni asengeye abagore 325. ubu ni ubutumwa buremereye butaratangwa n'undi muntu, ni ubutumwa nka bwa bundi wa mugore yatanze i Nyarugenge, wa muzungu wazamuye cya gitambaro. Ubu butumwa Minyoni atambukije ni ubutumwa bukomeye. Andi madini yose bagiye kugenda azamuka ku buryo nayo ubu bagiye gufata umuhigo, bavuge bati nkuko ubona nyine abantu baza mu Rwanda kwigira ku ntego y'u Rwanda, akavuga ati inteko y'u Rwanda 70 wenda n'abagore, bakavuga ati natwe harimo kabiri, tugiye kugenda nubwo tutabizamura kwanya ngo bikunde, ariko tubonye ibyiza byabyo, tugiye kubizamura. Kuba rero bikozwe n'itorero nk'iri ngiri rifite ibigwi, rifasha imfubyi, rifasha abakene, rifasha abakozi b'Imana, ryambika, rikora ibintu, risana amazu, rigira gute, urabe wumva ntuza we giti mu jisho. ubu ngubu kuri waiting list z'abapastoro, abagore bagomba kuba 100%. Abagabo barananiwe, abagabo barananiwe. Minyoni arabyerekanye, aravuze ati abagabo bakoze amabi menshi, twakomeje kugenda tuyahishira, none supreme kabisa. Ibi bintu ni uguhanagura, ni ukuvuga ngo ni uguhanagura, ni ukuvuga ati supreme sibyo, ni ukuvuga ati dukuyeho. Twinjiye, reka nkubwire twinjiye mu isi nshya y'ivugabutumwa, urumva? Hahirwa umuntu wakiriye Yesu Kristo w'umwami n'umukiza, hagowe umuntu ugiye kumva ubutumwa bwiza mu gihe kizaza. Uwo muntu afite ibibazo. Tugeze mu isi nshya y'ivugabutumwa, aho umuntu avuga ati nimitse abakozi Imana 300 n'abagore. Ntibikorwe ku munsi w'abagore, ntibikorwe ku munsi ariko no ahubwo bujya ku munsi w'abagore wasengera abagabo. Ntushyiremo nibura n'umugabo wenda bamushyiramo ute kandi bari byo bakoze. Bamushyiramo bate hari ibyo bakoze. Abantu babayishingana n'abangiza basambanya abana sha. None se abagore bo nibasambanya abagabo. Ahubwo bote Minyoni aka kantu yagatekerejeho. Minyoni watekereje shuga mami. Oya nurumva n'isi tugezemo, umugore asigaye yenda undi mugore. Oya nyine nako yagatekereje. Oya ariko ashobora kuba afite igipimo yapi. Harano twigeze gukora. Noneho baravuga ngo turiba. Twakoraga twari abantu barindwi. Ariko byaraburaga nyine ntago twari barindwi se babahimbi. Niba twari barindwi, niba twari 10 na bangahe ntago nibuka, ariko twari muri uwo mubare. Niba atari 14 twari barindwi, ntihashize igihe. Yego. Oya ibintu byaraburaga. Baribaga. Oya byaraburaga, baribaga. Yego. Noneho nyine nikerekana ko ari abantu atari robo zarimo. Nizo bakoresha abantu ntibiribe. Ntibibaho. Noneho boss utari boss mukuru, wari ushinzwe abakozi. Yego. Yarafite n'uburenganzira bwo kwangaje abakozi no kubirukana. Ariko byose nyine akabimenyesha umukoresha mukuru. Noneho rero twese dushyira kuri liste y'abagira gute y'abataha. Aravuga ati aba bakozi ngiye kuzana indi kipe, bano bariba. Umuntu wari urimo arukoze igihe gito yari ngewe, ngira ngo nari nkoze nk'imyaka wenda nk'itatu. Abandi bari bamazemo 8 ku kingahe. Yego. Noneho mu nama ya mu gitondo y'abakozi bakuru,
nyine ubishinzwe abwira boss yari arimo aravuga ati abakozi bakorana aha bose turagira ngo tugiye twabandikiye amabaruwa abasezerera nta zindi ko twasinyaga kontra zirende terimene oya ko twaraba abakontragitueri zino za mezi 3 turonuvera abakontragitueri abasudu kontra n'aba bafite kontra indeterminate noneho ubwo ngubwo aravuga ati kontra zacu zari zarangiye ati nta zindi tubaha tugiye kuzana abandi bashya boss araseka boss araseka karamubwira ati se abandi bashyura bakura ati hari abandi bantu bashaka akazi bashaka gukora mbwe tereka mubwire rero ati aba bantu ugiye kwirukana ukoze imyaka mike akoze 3 buriya rero wari ukeneye kubaka inzu yaribye ukoze imyaka 8 ati wari ukeneye kubaka inzu ati yaribye inzu yaruzuye uwashakaga ipikipiki ati nubona ko abenshi bafite udupikipiki bagenda baje kukaza ati turiya twavuye mu mafaranga bibye sibyo ati kuko umushahara bahembwa ntabwo barya ngo batunge imiryango ngo bakorere utundi ngo azagure n'ipikipiki ngo yubake n'inzu ati atuzarebe n'amadeni tubasinyira ngo bagiye gufata kuri banki nta ufata ideni ryagura inzu ni 100 miliyoni ati rero bariba kandi ibyo biba ati urumva umuntu umaze imyaka 8 akora yaribye agura inka agura umurima agura inzu agura ipikipiki ati ubu ngubu ntabwo akiba ubu yiba bike kuko icyuho yari afite ubu afite n'impungenge kuko tunamufasha agafungwa ubu afite ibintu yasiga ubu ngubu yiba bike kuko ateruye tukamufata hakaba ibimenyetso tukamujyana mu rukiko hari n'ibyatezwa cya munara akatwishyura ushatse atubu mu bakorera audit amafaranga abura n'ibintu byose bibura uwo ujya ubibura ajya bisinyira byishyure utarabyishyura dufatira imitungo baguze mu byo bibye tuyigurishe ati nta nubwo ujya kugurisha numara kumubwira ngo harabura ufite difference ya miliyoni n'igice aturamuhereza icyumweru nyuma y'icyumweru aba yayaverishije kandi koko niko byagendaga uwo babariraga nk'ibintu akabura nk'ibihumbi 400 yaravugaga ati rwose reka tunyashake akagenda akagurisha inka 2 akayazana kuko abantu bari baribye bamaje kuba basirimu aramubwira ati rero dore abandi bashyugiye kuzana ubwo bari kubona iyi myanya abantu bakora mariya basirimu nagera mukamuhemba ya mafaranga ahembwa ku kwezi azabarasange waramugabanyirije umushahara ntabwo azemera ko urajya ari 100,000 umuntu ahembwa kubaka inzu akagura ipikipiki ati rero najya kukwiba bazakuturikiriza ati bazatunogora urumva hari umuntu wibaka aramubwira ati aba ntago bakiba aba bafite ibyo bagezeho barinze natwe bakarinda ibyacu kugira ngo babeho neza badafunzwe aramubwira ati rero ngiye kuya nkwemerere ko birukana kiretse niba bavuganye n'Imana ikakohereza abantu bavuye mu ijuru baje bazajya bakora hari abamarayika cyangwa bazanye robo buryo nta kibazo uzahura ariko niba ari abandi bantu ugiye gukura mu makaritsiye ati ndekera bankorane nabo niko yamubwiye ati ndekera bankorane nabo tumenyeranye none byinshi ubwo nkurikije uko none rero n'uyu mubyeyi niba n'aba bagore yabakuye mu bandi bagore abagabo bahohotera abakobwa abagore no bazahohotera ibindi bitari abakobwa oya ariko nawe agomba gusoza n'ibyanditswe none tujye tuganira kuko bibiri abagabo abana n'abagore bayoboye itorero ryanjye bagore abagabo turanihangana urumva nibwirira bankurikiye yego ujya wenda umugabo agira iryo rari gusa wenda agafata uwo mukobwa uretse wenda atari bose yego ariko umugore nihagira umukobwa aza akamwaturira ati narasambaye umugore akabazi ko umugabo wamuca inyuma ntabwo ashobora no kuzagwana akavuga ati wakagukobwa we nikumbira njya muri wanjye ngo mugiye mu masengesho
cyagiye kuba ajyanye na papa kanaka ubwo mwarasenze we ntabyo mwakoze ubwo mwarasenze papa kanaka ko njya mbona musuhukanya nta kintu ajya kubaza mbwiza ukuri sheri mbwiza ukuri story ibintu bigiye ati mubyeyi rwose ndashaka kukwaturira sibyo ati mwino minsi igitsina cyakumbiye ikindi turabihuza mwe n'ubwita ati kumbi yajyaga ajyana na papa byishimo reka nkubwire ibintu bigiye kuba muri kwa Apostle Mignone muri Noble Family Church na Women Foundation hari abantu bajye batubaza muri comment ngo Noble ni iki Noble Family Church ni itorero ry'ibikomangoma cyangwa se ni itorero rishumbwe na Apostle Mignone Kabera ibintu bigiye kuba rero mu itorero rya Mignone ibintu bigiye kuba bizigwa mu mateka y'itorero mu Rwanda hano mu Rwanda biteye ubwoba. Ndagushimiye ko abanye natwe muri iki kiganiro kandi nkushimiye ko wadukurikiranye igitekerezo cyawe ni ingenzi byinshi ndagushimiye murakoze cyane ndetse n'ari kiri igitekerezo oya ntacyo reka mikoro bikure yego